ishuri. Amasomo meza abana. Yego papa. Ariko sheri. Karame. Urabona ko abana babiri bajya ku ishuri. Ngogenda mu nzu urebe icyuko. Vaniza njabe imbere. Fata ijerekani uhita ujya kuzana amazi hariya mu kabande. Niko wa mugore we. Uramutse uje kungaba igitero noneho hano iwanjye. Nyawe uraho? Amakuru yawe? Neza. Ya. Sha yewe, ntago ari kukubeshya. Ahubwo ni nyine nakazi kenshi nagize. Ariko rero reka nze noneho ndebe ukuntu nakwaka gahushya boss. Kugira ngo ndebe yuko nagusura rwose. Nyawe ndabyumva mbabarira ariko rwose wihangana ubyumve ko ngiye kwaka uruhushya kandi nkahita nkugeraho. Ariko se umwana ngerataneza. Humura byose nzabikubwira mpageze. Tuzavugana rwose. Sawa rwose. Mvaro madam. Uribuka tuye kuzanurira mwana ko twemereye abantu bari bahari yuko tuzamushyira mu ishuri. Akiga no muri kaminuza karangiza. Kandi barabona ko imyaka amaze atiga. Adukora akazi hano mu rugo. Gereze kigeze kujya tumushyire mu ishuri. Ubwo ryaranuza uriya mwana Kristera yiga njya kumushakira ishuri. Nimugora kumushakira ibikoresho nawe azatangiye kujya ku ishuri. Nose kwigiba ntabwo urimo ko umwana ajya mu ishuri. Ni ngombwa nyine kuko ari Jado. Si ngombwa ko kuri Marita murumuna wanjye. Nako nsigaye mbona Jado yarabaye imana hano muri uru rugo. None se murumuna Marita si ugize ikiraro bakamwirukana? Kuki se utamushakiye ahandi ishuri? Ishuri ryari riri ryonyine. Ntabwo ugiye kandi ukamushakira ishuri nawe akiga. Erega Marita ntabwo ari imfubyi, afite ababyeyi. Bagomba kumushakira ishuri. Kandi hano ubufasha banyatsenga umbubi. Umenye rero twasezeranye ivangamutungo. Uzashaka hano kuramenera ivari ku mitungo zinafite uburenganzira. Uri kumva? None akakwerekera. Nuko bimeze. Wabyemera utabyemera agomba kujya kwiga. Uzashaka handi hantu kuramenera ivari udakoze ku mitungo akabigendere gusa usigara utekerezaho ngiye namaze gufata iki. Gafara ntabwo nsigara ntekerezaho ibyo nakubwiye ni. Mwana wa uzi yuko ejo nagiye kwa Teresa kuri rwa rugo ruturanye no kwa Nyabenda. Ngiye gushakisha amakuru ngo ndebe yuko yabazi ibyo abari abantu bigabije imitungo ya Nyabenda. Singezeyo nsanga urugo rwabaye itongo. Ariko sema yaba yarimutse akaba atarakubwiye ko nzi ko mwari inshuti. Nanjye nibyo byanyobeye. Uburyo yaba yarimutse ntambwire byancanze. Ndagerageje no kubaza abaturanyi. Simbabajije barambwira bati ngo barabyutse basanga urugo rurera nta muntu uhari. Nimba yarimutse nijoro nimba nawe yarapfuye nta makuru ubwo nabo bazi. None ubwo ngubwo yaba yarimutse se kandi umwana inshuti ntabe yarakubwiye we yagiye. Nanjye byanshobeye wa mwana we.
ma ntangiye kwigirira ubwoba nawe se reba Nyabenda yaburiwe irengero nta n'uwigeze akurikirana urupfu rwe biriya bintu ushobora kuba birimo abantu bakomeye none ngo n'undi ngo ntawuzi aho yagiye ma ibyo ngibyo wabyihorera byo kwirwa ushakisha nawe batazakwica umva nkubwire rero umwana wanjye umva wenda nzahasiga agatwi bakamenya bariya abagome bakomeje kwibasira abantu kuko uyu munsi Tereza yapfuye Nyabenda yarapfuye nanjye ejo bashobora kunkurikirana nanjye bakanyica ugasigara uri imfubyi ariko wenda nzahasiga agatwe paka mbamenye ariko muwaretse kumbabaza oya ntabwo ari ukukubabaza waretse kumbabaza rese nunziga nzasigarana nawe oya mwana wanjye ntacyo uzaba injira Manuel namakuru Boss muraho. wicarana na karibu Mwakoze. biragenda Boss biragenda. sawa tu Narinje rero ibisanzwe nyine kuba raporo. Ariko se mbere yuko nkubaza mbere yuko mbaha raporo madamu wanyu yaba hari boss? madamu kise ari wisumbaza mbere na mbere Ne boss. Madamu wawe sigaye mbona nuganuka cyane. Uziko yigeze kumpamagara ari cyo kintu ashaka kumbaza. Kumba ndi mu biki ngo na boss bega ubona afite amatsiko ashaka kubimenya. gusa nawe mubwira Aba boss nawe. Rero urumva nawe mubwira ko nyine namubeshye namubwiye ko ari ibibazo bisanzwe by'akazi gasanzwe. Uretse ko nabonye atashaka no kubyemera. Ariko nuko nawe mubwiye. waragikoze waragikoze uko buriya abimenye byaba ikibazo gikomeye naho ubundi hariya kwa ntuza kwa Tereza hariya tuherutse kumwirukanamo twaracukuye ifiririmo niho ruzingiye kandi nyine nejo tuzapakiza kandi tuzapakiza na toni zirenga 40 arimo cyane ariko gusa hanyuma y'ibyo byose nyine nagira ngo mpe indi konje nashaka indi konje se morena ndakumva bose konje bivemeje bundi ndi konje akanya ni iki bose buriya umuntu afite utuntu twinshi two gukemura kandi rero uretse ko ntayo wabwiye nyine urabona n'imyaka mfite turinda karantse ntabwo nayo babwiye ariko buriya mfite umukobwa twenda kuzarushingana ubu rero nibyo mba ngiyemo nyine ngira ngo ndebe ko twakwaranje bari buryo twazabana nyine ngomba kujya kumureba kenshi tukavuga ntabwo mbeshya rwose cyangwa cya wasanga hari ibindi bugiye muri oya bose oya ni umukobwa rwose dukundana tumaranye iminsi ariko niba ari ibyo byo ndumva konje wande kuzare ngo sinyishe niba ari ibyo ariko mushaka kuva mu bugarama cyane buhari oya davamo aba nta kibazo davamo ndashaka kurongora nkamera nk'abandi aba nta kibazo ndayiko ndumva rero nta kindi ugende wande kuzane ngo sinyire nta kibazo bose rero reka ngende murakoze sawa sawa yego kandi umushiri wawe umusuhuze amasomo meza abana Yego papa.
ariko sheri Karame. urabona ukuntu bari abana baberewe bajya ku ishuri. Mbona uhagaze hasi usa n'uteze ugarukiye. Nzi imodoka hari ahantu ngiye. Hari ahantu ngiye. Okay. Ariko se Manoyina. Ndakumva de. Ukunda kuba uri hariya kwa Nyabenda. Ntabwo wamenyera ahantu uriya muturanyi we Tereza yaba yaragiye. Ukuntu agiye kumusura. Nkamubura nagerageza no kubaza abaturanyi nkabura amakuru. Wowe ntayo ufite. Ade. Nturamukuntera umwaka. Buri gihe mpora mbikubwira. Ninde wakubwiye yuko ngenda ninde wakubwiye ko njya kurinda kwa Tereza? Ngenda umurinzi we. Utera umwaka. Ndi polisi se, ndi daso se, ndi umusirikare se. Kugira ngo ujye kumbaza. Genda ubibaza abashinzwe umutekano genda ujye kubibabaza. Ibyo nge ntabyo nzi. Sone. Ariko Manoyina ubundi reka nkubaze. Ubundi umeze ute? Wese umeze ute? Uzi ko wakureba agira ngo uri umugabo urahura uri umugabo. Ubundi ubona Nese wakureba yabona kuri umugore. Nkubwire Manoyinanga. Umva umuntu utera umwaka wa mbere kuri inosi ni wowe. Wowe ariko. Wowe ariko. Ndakubwiye ngo ni wowe. Kandi ikindi nanone nkiyama. Urumva? Icyo nakubwira cyo Manoyinanga. Inkoze mu bwonko. Ariko ikindi ugomba kuzirikana sindyamye sinzira ndakora amanywa nijoro ndi gukora iperereza ku bantu bangije iriya mitungo ya Nyabenda barira hejuru y'urupfu reka nigene do nubona utabizi uzangaye wowe urimo uravuga ngo ngukoze mu bwonko wari wabara nta gukora no mu matwi hara mu matwi uretse gatoya umva Ade nakubwiye ngo nudafunga umunwa wawe uzagukoraho kandi Ade reka mbikubwire uri munsi y'amategeko kandi uzambona genda ukuri iterabwoba aho ngaho kandi ntuntera umwaka uvuye kwiga Kristera byambi mama amakuru se ngo genda mu nzu urebe icyo vaniza njabe imbere fata ijerekani uhita ujya kuzana amazi hariya mu kabandi umenye ko amazi hano yabuze wijugunya hariya uraza ugifate uranunga uvuyeyo kandi nemyero uri wikuremo uvuyeho gira vuba vuba mbone wafashe ijerekani uri kuvoma kandi tuzana amazi noneho Ma, karame mwana araza tukajyora. Oya ma, erega ntago munganya imbaraga. Ahubwo genda ufate ibiryo mu kabati hariya n'icyayi we. Erega ubu nananiwe.
umeze ute meze neza usa n'ubona nari ngukumbuye cyane ngwino wicare kiga mu gatandatu nari ngukumbuye cyane kabisa nanjye nuko nanjye nari ngukumbuye ndabona umaze kumenyera maze kumenyera rwose iminsi yose maze hano rwose urabona ko umaze gufatisha urabona ntuzi twafaranga nsigiye yego urabona agakantine nakodeshejemo inzu nkoramo agakantine mfite n'ikindi cyumba mbamo ndaramo urabona ko nyine nta kibazo uri umugore wihagazeho kabisa pe ubuzima burakwigisha ariko ubuzi yuko kugira ngo nze nabanje kubaza gusaba uruhushya bose akarunyima ubwo nyine bose namusabye uruhushya nyine mbona ashatse kurunyima bitamubwira ariko se kunyima uruhushya kandi ngiye kureba sheri wanjye tuzabana kuko uragira ngo bigende gute abyumvisha ahita avuga ati ngaho genda ahitamo uruhushya ndumva bikomeye none se marayina ndakumva ubona nagiye kuzana umugore ikimbabaje nuko nazamutahira ubukwe ni neza wangiriye reka da ntamubeshyaga nta kindi ndamubeshyaga nyine kugira ngo nze kukureba niko bimeze ariko se ubundi nkubaza kuki utaza n'umugore yawe ibyo reka tube tubyihoreye tube tubiretse kubera se nzamubwira ibyo tube tubiretse ariko reka nkubaze ubundi umwana wanjye Jado ari aho ubundi bakwana yewe Jado ari aho arakwandeze none turi gukubura se mba ndi gukora amasuku ko Jado karawe papa tujya kuvoma turakuramo imyenda navuye ku ishuri ngeze hano nsanga nta mazi ahari kandi yarakenewe cyane ubwo rero mbitangiye kwira mu kabande kuyavoma Antoine karame umwana ajya kuvoma atarakuramo imyenda hano nta mazi ahari ese ko amazi yari yabuze ari gukaraba iki ngo ajye kurya ngera mu itono amazi ntiyarahari amazi yari yabuze none se dufite ikigega nta mazi aba arimo yari yashize kandi nta gukaraba yarahari ngo abone kujya kunungo hari nawe ntabwo byumvikana ikigega dufite kimaze iki se turebe Antoine aya ntabwo ari amazi ariko uriya mwana agutwaye iki ku buryo ajya kuvoma aya masaha epfira mu kabande amazi arahari atariye agutwaye iki ibi ni ibi wa mugore we ibyo biraza kuba birebire uriya mwana agutwaye iki ako gafara njye namubwiye ko ntamushaka hano none se kutamushaka no kujya kumoza mu kabande amazi ari kuvoma amazi ahari we bite byawe gafara reka nkubwire nakubwiye ko uriya mwana ntamushaka hano akaba arabaye ikigirwamana muri uru rugo ariko gafara ubwo wirengagije ukuntu wanyirukagaho ukurikiye imitungo y'iwacu none umajiye kuyirengwa uraza umbwira ibyo ngibyo gafara umenye uko inyuro mbi yasubije nkundi iwawe urumva avuta nk'ira kirungo cy'umugore we ukazamura n'ibitagomba kuzamura gara umugore we nakomera urwo rutwe gafara ikirondwe nindi ari njye nawe ikirondwe nindi ngo wamena umutwe hey ibeshye sinara ngo imbwa zirakurya shaho we yawe kigiye kubwira ntabwo nzi niba ushobora kukihanganira ariko nubwo nanjye nahitamo nawe ese mbwira ukomeza kunyicisha amatsiko mbwira munena numva nta matsiko mfite koko uribuka urya munsi nazagucukura tuwarete iwawe ndabyibuka urya nyicukura nahise mpabonamo ibuye ry'agaciro
ariko njye ntabwo nari mbizi nabonye mibuye ridasanzwe mbona ntarizi mpita nihuta njya kureba agafaranga kugira ngo nibura amenye niba wenda yapfa kumenya njye nkigerayo yasanze ari ibuye ry'agaciro rikomeye ryakota uribuka yuko cyagiye naje nakubwira inti nimvuye kwa gafaranga ndabyibuka uribuka ko cyagenda nakubwiye inti rero inti uribuka ko yanaje aje ashaka kuhaguruka hamwe burya kirya gihe yashaka kwimura kubera yuko yaramaje kubona amarembo y'agaciro abonye wanze rero ikintu yakurikijeho yahise avuga ati okay uriya agomba gupfa misi yo kukwica ninjye yayihaye gusa sinakwica urabizi yuko nahise ngushimutana kujyana muri cya kizu ubwo rero azi yuko wapfuye nta nubwo azi yuko uriho ntumbwire ko gafaranga washatse ari wowe watekereje kunyica koko niwe Manuel ntumbwire ko gafaranga ari wowe washatse kunyica niwe ntabwo ari bwo bwa mbere yaba anyishe bivuze ko hari n'ubundi se yigeze ashaka kukwica tubyihorere ukomeze umbwire ibyo byihorere ukomeze umbwire ndashaka kumenya iherezo ry'umwana wanjye ubwo rero icyari gisigaye kwari ukuza nkakiza umwana wawe igihe ntarabikora rero gafaranga waraje ntumbwire ko iminsi yose wagiye uza hano wahoraga umbwira ngo jadaraho aho gafaranga nawe yarangije kumwica Manuel uri umuntu mubi bitavuga ntumbwire ko nawe uza no kumumbikira tuza umwana wawe ariho nyine ari kwa gafaranga ahise amujyana kubera yuko yashaka kwigarurira nyine imitungo yawe yahise yitwaza uwo mwana ajya kumurera nk'imfubyi amujyana iwe cyakora ari aho yewe yanamushyize no mu ishuri murahabaha wa mugore we uramutse uje kungabaho igitero noneho hano iwanjye uje kunkubitira iwanjye noneho ko noneho narumiwe atwane humura rwose ntabwo ari wowe nshaka niba atari njyewe ushaka se uramutse unzira mu rugo muri iki gitondo uje gushakana ko ndi nyir'urugo umva nje kwishakira agafaranga hari ibyo yanyemereye kumfasha nari nje kumureba gafaranga ntawe uhari rero gafaranga ntawe uhari n'ubundi se ni ibiki upanga nawe ni ibiki akeneye kugufasha ku buryo uzinduka izi sawa Antoine nimba ntawe uhari reka nigende ntabwo ari ngombwa kukubwira niba udashaka kubimbwira ntawe uhari mvira hano utumuke aha ni iwanjye genda gake mada humura reka nigendere niwe nashakaga ntabwo ngukeneye genda ntawe uhari gafaranga kubonye Urade, uraho neza nimwaje hano se? Ade, ko waje hano buhoro? yewe ni amahoro ariko umugore wawe uri hariya ngo ni Antoinette yaranciyemo kabiri umva rero gafaranga uzi ko hari waranyemereye kuzamfasha gushaka amakuru kuri bariya abantu bacukuriwe mu isambu ya Nyabenda amabuye y'agaciro ndetse no ku rupfu rwa Nyabenda none nicyo cyari kinzinduye nari nje kureba niba hari amakuru we waba ufite dore ejo bundi ntiyagize njyayo ngeze kwa wa muturanyi we witwa Tereza si umubona ngira ngo wenda hari amakuru yawe
mageze nsanga naho habaye amatungo mbajije abaturanyi be barambwira ngo reka da ngo yarimutse ariko ntago bazi igihe imukiye ubwo we ntiyaba yaraburiwe irengero nari nabikwemereye ariko narashakishije narahebye habe n'akanunu nagejeje gushyira amafaranga ku muntu wamenya amakuru afatika narahebye gusa icyo nabonye biriya bintu ni ukugenza gake kuko ntabwo uzaba byinshi inyuma umwanya afite muri kino gihugu. Gafana uramponda sinoga ngomba gukoresha ibishoboka byose nkamenya amakuru ya biriya bintu baba bakombiye baba boroheje kuko uri gutwara abaturanyi bacu natwe ruzatugeraho. Ariko de biriya bintu wabiretse ko mbona amaherezo nawe ushobora kuzabigwamo umwana w'amama. Gafara reka nkubwire ntabwo nshobora kubireka gutyo gusa aho ndabona nta kintu mariye nawe reka nigendere rwose ndabona ntacyo mfashije nzakomeza nshaka amakuru mu bundi buryo. Nyamara wabireka nawe uzi abantu birimo baribo ntamugoye kubona ari bunkoreho bidatekabirira agomba kugira igikorwa mu maguru mashya kazanemo mano y'inanga ariko ukuntu nawe yabirangiza arankuraho.